ese uri umugabo wanjye cyangwa ari umusambane wanjye ako nagusambanye jure bye wari umusambane ndabyemera mva ndakubwira ngo vanga agenda va mu rugo rw'umugabo wanjye nako navanga vanga agenda navuye ku mara aranyirukana vanga agenda kwa mimi nawe genda ujya kurongorera iwanyu kwa nyoko nyoka ajya guhinga arimo aragushakira ibyo unungwa dore kutazi no gukora ako nyine ari iwacu noneho asanga reka wadiye iri iwacu asandi kugana nawe kubwo kwiremba gutya no mu rugo ni mu rugo kwiremba cy'inyamasume numvaga wari urukogana nawe mu rugo oya gera wari urukogana nawe ariko umuntu ashyuha akaba yiyambara gasubira warashyushye ko muri mu rugo nyine umuntu uri mu rugo undi nawe arashyuha kuko ari mu rugo mukecuru yagiye mu murima gahunda hari arangije nawe yambara igitenge cya mukecuru gahunda hari ntacyo wamuhaye ntacyo wamuhaye se gahunda hari nuko ngiye nshaka kuguma ahangaha ye dora gashya dora umuganga uvura abandi nibakoremo nta wundi ni buganga Kivumbi waba warabaswe na zimwe muri zino ndwara zikurikira igifu umwijima amibe kwikinisha kurangiza vuba abagore babuze imihango umugongo udakira umwingo kubyimba amaguru amarozi y'amahuhirano ese wa mugore waba warazinzwe rubimenye igisubizo nta kindi gana muganga Kivumbi ukeneye ubundi busobanuro hamagara nimero ziri kuri screen yawe Kazo dukurikiranye ku Igeno Media TV muri kumwe na Nyashyi Rwanda Rwanya rwakazamucyo muri cyari ku Igeno Media TV wirebere byinshi byiza twakwa gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito no gusaba kora subscribe n'ibitari wayi kora ndetse no kuzana kunyanga usaba cyane kujya sharing ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande ziye zitandukanye zimaze imisi mwinginga gusaba cyane kubinyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakuze kugira ngo menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki kamwereza Kazo muri Amerika zo Afrika Soseralia ngerazo ndetse no mu mujyi wa Kigali mubwire ko uryo ugenda twigaragariza Imana izajya ibiguhera umugisha maze imisi nkubwira ngo gira neza wigendere byanga byakundi neza yisanga imbere kandi burya nge neza y'umuntu niyimutera gukundwa nicaye ahangaha undi ari gutoragura utwatsi bamwe baba bavuga bati guhora wikura aho ngaho nawe waracyuye cyangwa waje kujya mu mwanya w'abandi ntago ariko bimeze ngewe nza ahangaha kubw'ibibazo biri kugaragara naje ahangaha mfite ikintu kinzanye nje kuganiraho n'uyu mubyeyi mfite ubutumwa bwiwe nari muzaniye ndavuga ati rero ntago ndi buze kubura kubumuha ngomba kubuzana mama bimeze bitese hano hantu hari hamaze no kurara ndakurahiye ntago mukibona umwanya wo kuba mwagira mwagira ntago mukibona umwanya wo kuba mwakora utuntu tugiye dutandukanye umuntu yaragiye muri byinshi akamurarana oya na iyo haraye ubu ngubu kaba kabaye nyine mama ugomba ko turi ndetse kandi papa bro yes uyavuye bitese wasoje neza kumbona unkora imbagara ariko marankora imbagara ntago ariko uvuye se kandi ajati jahani wawe gukora iki muraho ariko muraho umeze mu wese uje meze neza uje gukora iki hano ariko nago uje gukora iki hanga hano ni mu rugo rwawe ni mu rugo rwe ni mu rugo rwe yahoze ari aha ni mu rugo rwa Kabanda aho najya hari iwanjye hari iwawe hakwanditseho se hano hakwanditseho ntago kuvuga nabyo binzanya mubyeyi we rwose ikikuzanye ni iki kikugenza ni iki ntago kuvuga nabyo binzanye ndakubajije tuza urohemo gake tuganire ikikugenza ni iki icyo uvuga ni iki nyine urohemo gake tuganire wimbwira gutyo undeba gutyo rega mubyeyi we kanze ko twabanyeho neza n'ubwo byaranze ibihe byaranze ariko ushara kugize marayika yakunigize umwana mwiza ashaka ko nta kibazo nandi mwana mwiza yewe vuga ikikugenza vuga ikikugenza mwana mwiza nta nagatebe se ngumbe nicaye agatebe kikise uri umushyitsi wadusuye wagarutse nta gatebe ngumbe nicaye yose wadusuye
nakavumbi nyuzemo nakavumbi unyuzemo koko ariko uracyari wa wundi ntujya uhinduka none se oya ntujya uhinduka ikintu uje kuvugana uva nicaye tukaganira icara hariya hasi hari ne basiza aha ona ni cyangwa bampagaze ko ugi cyangwa bakicaza hasi koko oya ni ngombwa nawe ibaze kumwe nicare hasi wigenda ni intebe se wagenda nyinebe mutongana se mwarimo mutongana ndakubajije ahubwo ngiye ndimo niganira nawe sinzi ahantu turuye igihe cyose daimoni yageze mu bana barapfa Mindutse shitani se y'amahembe arindwa ahubwo ngo se nawe utari shitani wakabe waransenyeye urugo yewe n'urwawe ukarusenya ubu umugabo wanjye ahantu ari ndahazi ariko ibyo ntago ibyo ngombwa gose sinabyo binze nyangahe wawe ikikuzanye ni igiki hano se ikikuzanye hano ni igiki kubwira umuntu rero warakaye gutya ndumva ibintu bigoye nge ntago ndakaye vuga ikikuzanye nise warakaye nigendere se genda ihute kinzanye ndakizi cishwa ngaho ugende rwose ngareka tuganire gato gana nanjye nongere kunkoraho umva se urabona uko byagendanye nawe yego ese bitwanyanyemo ntubizi yego ibitwanyanyemo arabiza yego burya ari umuntu yangara ibintu bikamucaga gacyane neza ariko atungurwa no kwaka imbabazi mu buryo butunguranye oya ibi ngibi barabiroga urwangara bararuroga urwangara bararuroga komeza wangara utyo iyo uvuye ahantu udahemutse akumva aho yaciye gusura ubona bikoze oya ntabwo ngo uryo ruhaca reka namukanye bajya ko nanyuze reka da kakasi okay noneho nonde kuvuga unkoraho nta kibazo asoni nyuma yabyo naryange rihegereke acika amazuru uje hano gukora iki kari cyo nkubaza ubu urazungurutse urazengurutse naho numvishije ngo asubiye kwa mukobwa wanjye ese ubu wakubarara ni nibyo ushaka tuganiraho uzi kumeze nka Ebola oya none utekereze ko iminsi mikeya urugo rwanjye rusenye mukobwa wanjye rusenye noneho ugiye no kwa nyoko numvishije inkuru zinsanga ngaha ngo bagufashe n'abakobwa mwirukanka n'amakariso ku musozi none urangaye urongeye ugarutsa ngaha yabyo nukumbekera nukukubeshyera igihe cyose barakubeshyera mfasha akabaga gatamanze kugira sano usigara baye nka igihe cyose barakubeshyiraga sinjye wamutwise amezi 9 se wari umubyeyi mwiza ndakubajije igihe cyose barakubeshyiraga okay umva twumvikana ndashaka umva twumvikana nega amatwi twumvikana banza nyumve nta rukuru usuma ngo ceceka yewe ceceke uzika suzugura uko ngana utya ni wowe uri kumbwira ngo nta rutuguru ukura ngo rushombe ijosi kumenya ko ari ukuntu bigeze kugenda ibikise abayijije karabizi mugihe abantu byagenze kuri uzi ko warindagiye kunyubangiye ahubwo ariko nawe ndabona yarasaze ugomba kunyubahamo nukuri ndabona nawe yarasaze ikinzanye ndabona nawe yarasaze ikinzanye narinje ngo sayimbaze kubyo twahuye twanyuzemo reka da mumbabarire mbe reka da ubugize ute mama ubigize ute mama yaranyirukanye ngo asaze ngo ndi kurangura umukobwa ngo barirotse hari ntabyo nzi ibyo nabyari byose oya nakana kaje turuganira aho ngaho yega ako kana kagena n'amasume kirukanka n'amakariso mu ntoki yagashyiriye amakariso mu ntoki komeza none abaranyirukanye ndagenda kwa mukobwa wawe yega ujya gutaye ibitaba wera nanje yafite ibibuhiri birimo imisumari ujya gutaye ibitaba pfa yakwica ibintu by'ibitosho uwo mutwe yawumena none rero ako se noneho wize gutega ibitambaro cyangwa naho wavuye nimugoroba ndi umusilamu usigaye uri umusilamu ko assalamu alaykum akumusilamu tulal bakatu kakashi bo none ndavuga ati cyokora wapfuye arihuse cyokora wapfuye arihuse nk'umubyeyi reko wagiranye byiza assalamu ibyo ni ibiki ariko alaikumsalam tulal bakatu ukumva nikenze noneho reka da twajyanye ibihe byiza ntabwo wanterana nawe gutya ngo yiga rwose none ukabishwa n'amakuru reka da ntabwo wabinkora ibintu ni bibiri gusubira kwa mugore wawe cyangwa kwa nyoko kuko nanjye urwo ndi kurwana narwo ni ukugira ngo umugabo wanjye mbona hari naramubuze uri kunyumva neza hagurukira amatwi unyumve urayahagarariye cyangwa uri kunyumva ibintu ni bibiri reba neza niba utayahagarariye subira kwa nyoko cyangwa kwa mugore wawe nanjye urwo ndi kurwana narwo ntago runyoroheye nanjye ndi gushakisha umugabo wanjye ngagaruke twongere tubane neza kuko wowe wari umeze nk'agaca mu nkoko
ariko umenye urumva neza byose umenye ko byose byose byararangiye byose byararangiye mbabarira mama horo ariko Uwiteka we byose byabaye ari nge nawe uzika gahinda gashira kandi ari ibagara ubu ngize amahirwe umugabo wanjye uyu se twarasezeranye ariko naragize kugira se nibiki kugira nibiki ejo abantu bagufashe wagize wasanze wari wagizeho se ni inzererezi nkawe nafitaho kuba ufite nyashi ari ngewe ufite nyashi ari ngewe ufite ahomba ari ngewe ufite nyashi toka noneho rero niwongere kunkuraho wanda ushobora akatandi ushobora akare ntago mva hangaha ntago mva nahoze nkuhenda mfata mu kibuno ngo ntago noneho bikundanga ntago va hano haruguru ikigo cya polisi gicumbikira abantu banze kuva mu ngo z'abandi uragenda uryame ubeyo wenda barabagucumbikiye ubuzererezi burabagabanutse ndaryama hano ntago rugombe najya nibitabana ngombwa yuko aho bafite huzuye nibiba ngombwa yuko aho bafite huzuye hari ahandi bari bukugemura inshuti yanjye ntago bikunda rero ntago guma hangaha ibibazo byose byabaye ni wowe biteje ninjye nawe ntabwo rero wabinsigamo gihe none se wowe wabuze aho uba ubu wazazengurutse yaranyirukanye nzerereza ahangaha hose umukobwa waranyirukana ari umugore wanjye none ndawe ndaje ngo ntago bikunda gutese ntago ahangaha naho ntago ntago mpava rwose umva nkubwire ntago nahava urahava ako telefone yanjye iri hehera ukora iki urahava ku kibi n'ikiza urahava nje mvuye mu musigiti gusari uvuga ati hari basaza ambabarire umugore ambabarire we none saza nawe ari amavuko waraje usenyera urugo ibyo wakoze byose wari uziko bitazakugaruka ubu urumva umuntu ari gukora ibintu ntago abaza ingaruka ngo yateza iri mu kantu karyoshye ukanya ntago uzi ko mukanya ashaka gusharira ntago uzi ko ari byasharira mu kanya cyakora reka nkubwire usibye n'ubu ngubu twara kwibeshyeho ugira kamere uragiye ukungana gutyo n'imyaka ufite n'indeshyo ufite ko nta bwenge ugira ujya kurongorera mu kirambi cyo kwa nyoko akabaye umukobwa wawe rwose oya ujya kurongorera mu kirambi wanyu kwa nyoko uri umugore wanjye ibaze we yakabaye umukobwa wawe ibaze n'ukuri ubundi umuntu woroheje bose bagira utugambo woroheje muri mwe ko muri batatu ni genda umwana mwiza rwose ndi imfura genda ujya kurongorera iwanyu kwa nyoko nyoka ajya guhinga arimo aragushakira ibyo unungwa dore kutazi no gukora ako nyine ari iwacu noneho asanga reka wadigise iwacu asanga kugana nakobwa kwiremba gutya mu rugo ni mu rugo cy'inyamasume numvaga wari urukogana nawe mu rugo oya wari urukogana nawe ariko umuntu ashyuha akaba yambara agasume umuntu uri mu rugo nyine umuntu uri mu rugo undi nawe arashyuha kuko ari mu rugo mukecuru yagiye mu murima gahunda hari arangije nawe yambara igitenge cya mukecuru gahunda hari ntacyo wamuhaye se gahunda hari nuko ngiye nshaka kuguma ahangaha ariko komeruka wanjye komeruka mukobwa wanjye yize karati ubu bwanwa busize hasi ntabwo byakunda ngiye none nize za taekwondo za sokotogeri ibyo bindimo ngiye bijyane hirya rero ibyo bimbamo ngiye ahantu haguma umva se nta n'iminota 30 reka nze kuzana telefone yanjye iyi niyo ntandaro iyi byose bigutuma nzerera muri iyi si uri zerera nk'umugisha mukeya uzerere nka shitani kuri iyi si bitangiye niba ari kunyitakana bitangiye niyo twari turi kumwe nandi ndi kumwe nawe ni wowe twatangiye dukorana none urabona njye nishimye undyoshya Imana ngica inzira mbona umugabo wanjye twasezeranye twabyara tuzarubanamo ababiri reka da wese uri igiki kuri njye ndi umugabo wawe wa kabiri ute ku murenge mu rusengero iki nibagiwe se ubundi abantu bari biteze ko abo bantu bashwana isi nibagiwe abantu bari babyiteze iyo byiza twagiranye akanura agashokoje reka sinakora niwongera kunkora umbabare wa mugabo we niwongera kunkora urushaka ahise yakumukora aka kanya niwongera kunkora ubutaha uramukunda utaye umugore utaye umwana narakuhagiye ubutaha none kuko bibaye ikibazo naramusirise none kumukora ngo bibaye ikibazo kumukora nambaye bibaye ikibazo waramuhagiraga ibyo byararangiye nsaba imbabazi abantu bose ibyo byararangiye yambaye imyenda bibaye ikibazo umva nkubwire wikise twasetswa wicisha hirya gwamuhagira tega amatwi nkubwire abandi buhagira abandi bambaye gwamuhagiraga yambaye ubusa natega amatwi nkubwire none no kumukoraho yambaye imyenda ni ikibazo tega amatwi nkubwire uheruka inzira muke burya si buno
Nibyo. Waranshusha uranshishanya unyereka ubwo bwanwa unyereka isura nziza wiyambika uruhu rw'intamuri ihene gahunda wari ufite yari yo kunsenyera ubu bose baranyubakiye ndagira ngo nkumenyeshe ese waranyubakiye ndagira ngo nkumenyeshe ko waranyubakiye se nega amatwi ndagira ngo nkumenyeshe ko ndi gushaka umugabo wanjye twabyaranye twasezeranye wese uri umugabo wanjye cyangwa ari umusambane wanjye ako nagusambanye urabyemera yego ari umusambane ndabyemera warabyemeye sasa rero va mu rugo rw'umugabo wanjye ntabwo bikunda va mu rugo rw'umugabo wanjye winjugunyira va mu rugo rw'umugabo akakaranze Yesu we ibaze noneho ukuntu uri kumushaka shaka ngo musabe imbabazi twiyunga garuke mu rugo rwe Kigali yose n'umwana we akaniko nze yagize akumva inkuru akaniko ngendera mu myenda yanjye Kigali yose nako nyine sibyo komeza wangarire hirya ntabwo nagenda buriya ntabwo biri cyakora reka nkubwire upfuye rubi we ntabwo bikunda ngiye ntabwo burya reka ntabwo ntabwo burya kose icyambere ntuzi gukora ntabwo mva icya kabiri ubundi se bwo aho uzagarukira aho hazagenda gute nko gutereka ubwanwa gute imyenda nawe wayinguriye ye utu twenda nuduheruka vaha umushahara wa mbere naguhembye ntago ari wowe gusa mutwe twenda none se burya yaranamuhembaga namuhemba si twahuriye muri company nayoboraga mbanda gutesere ariko nari inkomeye kabisa ukomera iki ukomera iki kari igihe abantu babareba inyuma bakagira ngo muri abantu nari nzi ko wenda ibyo umugabo wanjye yasize iyo myaka 5 iki intare ishaje rugatiki baravuga ngo ingwe inkende urumva inyagirirwa munsi y'igiti yarabashaka gucyurira ubu noneho niko bimeze kazaba umuntu w'umugabo urumva narimvuye mu musigiti gusari ndavuga reka nshikwashi cyangwa niho usigara uvuye gusara koko oya mvuye gusari vuga yuko ariho usigara icumbitse wikoza mu musigiti ngo ugiye gusara ukararamo cyakora waragaragaye nose umuntu urifuza iki nge ndifuza kuza we muhereza umwanzuro wawe ndashaka kuba mbaye ahangaha uba hehe aha ni mu rugo rw'umugabo wanjye aka kanya ubu tuvugana ntabwo wemerewe no kurenga rirareba ntabwo wemerewe kurenga rirareba nanjye nigeze kuba umugabo wawe inde yewe byararangiye ariko uri kumukomanga byararangiye niwongere kunkoraho uri kumukomanga ku gatuza arankomangisha iki Migeri ko kugucumbikira ari uburenganzira bwabo n'uburenganzira bwabo agabanya icyaha ubwo navanga nagenda mva ndakubwira ngo vanga agenda va mu rugo rw'umugabo wanjye ntago navanga vanga agenda navuye kwa mama aranyirukana vanga agenda kwa mimi nawe genda urumva genda nutagenda kumena umutwe genda ibi bintu bizarangira bite koko ko mbona uwo umugabo wanjye ngaze nawe uraza kuntera umwaka ko mbona uwo byari bimeze neza byanze biragenda bite nta kindi navuga ngerekana itahire n'ubutumwa narinzanye ubwo ngubwo ntacyo naburenzaho ibyo mbonye ahangaha ni nk'iby'imbwa aboneye ku iriba reka nite sawa mama sawa ibyo nakubwiye ubwo ngubwo ni ibyo wewe bitekerezaho nubona ari ngombwa ubwo zongera umpamagare tuganire ntagejeje batazagera umuntu uvuga ngo nabaho mwinjira mwizi ngo z'abantu nsiganirwa nirukankamo sawa